Intara y'Iburengerazuba ni hamwe mu ho gahunda y'igihugu yo gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda yibanze cyane, kandi ni mu gihe iyi ntara ifite ikicaro cya Karongi house ari Kibuye, ifite imijyi ibiri isa naho ifatanye n'indi yo hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kamembe ifatanye na Bukavu bigatandukanywa gusa n'umugezi wa Rusizi, naho umujyi wa Rubavu house ari Gisenyi ukabuhura n'uwa Goma. Ntibyaba rero bihwitse ubuhahirane hagati y'iyo mijyi bukorewe mu icuraburindi. Ikindi nuko iyo ntara iri mu duce twinshi nyaburanga. Uretse imijyi yayo itatu yose ikora ku kiyaga cya Kivu, Kamembe, Karongi na Rubavu, ni naho pariki ya Nyungwe iherereye. Ba mukerarugendo rero bahasura ubutitsa baba bakeneye kuruhukira ahantu habona. Ikindi cy'ingenzi wenda benshi mutari muzi nuko mu ntara y'Iburengerazuba ariho hantu hari amasoko menshi dukomoraho cyangwa duteganya vuba gukura umuriro w'amashanyarazi. Ari Rusizi, ari Nyabarongo iri gukorwa, ari gazi metane haba hano cyangwa ku Gisenyi, ari n'izindi ngomero. Nk'ubu ngo nababwira ko ari urugomero rwa Giciye ruri kubakwa rufite hafi megawate 5. Hari n'urundi gice ya kabiri zubakwa nayo izaba ifite megawate nk'izo ngizo. Ni mu gihe gitoya cyane. Ikindi muri no ntara y'Iburengerazuba mbere y'umuyobozi, no mu mibare dufite niho hari imigezi myinshi ishobora kubyara amashanyarazi. Hari imigezi irenze 18 ishobora gukorerwaho ingomero ntoya ziri hagati ya kilowate 200 kugera kuri megawate 1 n'igice. Dufite na Jotamo za Kabatwa n'ahandi dushobora kubyaza za amashyuza ya Bugarama ashobora kubyazwa amashanyarazi. Duhereye mu karere ka Karongi rero, imirimo ya EWASA EARP imaze kuhakorwa simiki. Muri Karongi niho EWASA iteganya kubona abafatabuguzi benshi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Mu mirenge 6 yose itarimo amashanyarazi hamaze kubakwamo imiyoboro ya medium voltage, hakaba hazacanirwa abafatabuguzi bagera ku 3500. Nk'ubu imirenge yacu yose kwa 13, imirenge yose hafi yose yamaze kubona amashanyarazi. Hasigaye umurenge wa Murundi, umurenge wa Murundi kandi nayo hari linye iri gukorwa mu gihe gito, nayo irabaye connected. Hari umurenge wa Ruganda, linye nayo irimo ikorwa ijyayo. Umurenge wa Rugabano hari linye nanone iyo ngiyo navuga linye dufite igiye kavaringa igice kinini iva yitwa Bwakira igaca mu Nzanga bugahita canira umurenge wa Murundi ikaza Inyange ikagera hano mu Rugabano, hanyuma igacanira na centre ya Rugabano ibirometero bigera kuri 34 n'ibice. Ndetse hari na linye iva za Mwendo ijya Ruganda nayo igiye gucanira umurenge, igacanira centre y'ubucuruzi hari, igacanira centre de santé hari, igacanira ibigo by'amashuri bihari. Ubwo imirenge yacu yose mu karere ikaba ifite amashanyarazi. Mu gihe imbere y'umwaka wa 2009 abafatabuguzi b'amashanyarazi muri Karongi bari 3400 gusa, mu kwezi kwa gatandatu kwa 2013 bazaba bagera ku 10,000. Amasantere yahawe umuriro ni Gitesi, Mubuga, Mataba muri Rubengera na Rufungo. Mu karere ka Nyamasheke naho imirimo ya EWASA EARP irarimbanije. Muri ibi birometero 15 by'irinye harimo imirenge 2. Umurenge umwe ni wa Kanjongo, ukurikiyeho twarangirijemo ni umurenge wa Cyato mu karere ka Nyamasheke. Tukaba twaramaje gushyiraho transfo 9 kuri uyu muyoboro wose, noneho ya matransfo ahereza abaturage nyuma ho abaturage babashe kubona amashanyarazi. Uyu ni umuyoboro munini turimo kwiyubakira ari medium voltage. Tukagira undi muyoboro ubita Kirambo Macuba Kivuye ibirometero 27. Muri Nyamasheke imirenge imaze kugeramo amashanyarazi ni 4. N'ahantu hafi y'ishyamba rya Nyungwe hatatekerezwaga ko hazagira amashanyarazi. Hari amasantere amaze kugeramo amashanyarazi nka Karengera, Mahembe na Kirimbi. Ubu muri Nyamasheke hakaba habarwa abafatabuguzi 2,000 biyongera ku bari basanzwe 500. Akarere ka Rutsiro nako nikatanzwe mu kugezwaho ibikorwa bya EWASA EARP. Muri Rutsiro harateganyijwe ko hagomba kubakwa ibirometero 94 bya medium voltage n'ibirometero 104 bya low voltage. Bikaba byabiteganyijwe ko bigomba kuba bifite substations ariyo maposta ariyo matransfo 32. Ariko mu ntangiriro twatangiye kuba turimo kubaka ibirometero 32 ari byo bizava mu Nihira Rusebeya bikagenda bikagera aho bita Mutura.
tukaba turimo guteganya yuko dushobora kuzabona nk'abakiriya bagera mu 600. mu karere ka Rutsiro hari amasite arimo gukorwa nayo atari make. Medium voltage yamaze kuzura, hakazacanirwa abafatabuguzi bagera ku 4,800 mu mpera z'ukwa gatanu. Akarere kacu gafite imirenge 13, muri yo imirenge kugeza ubu itarageramo amashanyarazi ni 5. Muri 5 nayo ariko hakaba hari aho tugiye kuyageza vuba. Mu rwego rwo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage, hari ubwo bawugezwaho ukomoka muri ako gace batuyemo ku buryo butaziguye nk'aha muri Rutsiro. Dufite amashansiye mu karere ka Rutsiro, ahantu hari kubakwa santarari ya Gashashi, dufiteyo amasite 5. Hari umurenge wa Kigeyo, hari ahitwa Tawuni, hari ahitwa Karambi, hari ahitwa santere ya Rwinyoni, hari ahitwa santere ya Nturu, ndetse hari n'indi santere nayo tuzahita dukomereza aho byegeranye yitwa Kamwimba. Izo santere rero ni santere dushaka ko iyo santarari ya Gashashi izajya icanira. Bango yo ntabwo tuzayishyira kuri wa muriro rusange usanganwe, ahubwo izajya ibyara umuriro uhita ucanira abaturage baturiye hafi yayo. Akarere ka Rubavu nako ni kamwe mu tugize iyi ntara y'Uburengerazuba. Ni hamwe mu hantu hakwirakwijwe amashanyarazi bishimishije abaturage ku buryo bugaragara. Mu mwaka ushize twabashije guha ingo 596. Izo ni ingo z'abaturage. Twahaye ibiro by'umurenge 1, twahaye ibiro by'utugari 4, twageza hari ibigo nderabuzima 4, twahaye amashuri yisumbuye harimo na 9 years, ibigo 5. Ubu turimo turashima kuko ubu abaturage babonye amashanyarazi, ndetse twebwe twatekerezaga ko abo bafata amashanyarazi bagize ku 1,100, ariko ubu bamaze kuba 1,400. Ni ukuvuga umuhigo twari twarihaye twarawurengeje, urengeje 100%, kandi no kuri uyu munota baracyafata amashanyarazi ku buryo duhamya tudashidikanya ko ku kwezi kuzajya kurangira tugeze nko ku 1,600 cyangwa 1,800. hari hagana ku Birunga za Bugeshi, izo za Kabatwa yarahageze, Busasamana amashanyarazi yarahageze, nagiye kuyataha ya rollout. Abaturage bayishimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko yari yarabasezeranyije naho ngaho za Kabatwa na hariya Bigogwe, bibazaga uburyo amashanyarazi ava handi akagera za Mukamira asimbutse Bigogwe. Biteganijwe ko muri Kamena 2013 ahandi hazaba harangiye ari umurenge wa Bugeshi, site ya Busoro, zone ya Karundo na santere ya Gikombe iri munsi y'umuhanda hafi ya Mahoko. Ahandi hagijijwe umuriro wa EWASA EARP ni mu karere ka Ngororero. Ngororero dufiteyo nk'iyo bita Gatumba Muhororo Ngororero, kilometero 9 nabyo irimo irarangira, ikaba ifite amaposite 7 substations, kandi tukaba turimo kugerageza kubona yuko dushobora kuzabona abakiriya bashobora kuba bagiye muri 531 biturutse n'inyigo yakozwe icyo gihe tutatangira kubaka. Ariko uyu umuntu agiye gusura chantier, agiye ku site, agiye kureba uko bihagaze, asanga dushobora kuzazamukaho tukabonaho hejuru iyo mwari twatuvuze. Mu karere ka Ngororero naho kugera mu mpera z'ukwa gatanu hazaba hacaniwe abagera ku 200. Hazanacanirwa kandi umurenge wa Nyange n'uwa Ndaro. Mu karere ka Rusizi imiyoboro imaze kurangira ya medium voltage ni Nkanka Kibumba, Rusambo Gashonga na Shagasha Nkungu. Ikindi kigaragara muri iki gikorwa cyo gukwirakwiza amashanyarazi muri iyi ntara y'Uburengerazuba nuko iyi mirimo tuvuze haruguru ari ikorwa n'abakozi nyirizina b'umushinga EWASA EARP. Hari n'imirimo noneho ikorwa na za sosiyete zifitanye amasezerano na EWASA EARP. Dufite ibirometero 150 bya MT cyangwa medium voltage birimo kubakwa na sosiyete bita Angelic International Limited, ikaba ari amarinye azaba ari mu karere ka Rutsiro, mu karere ka Karongi, Nyamasheke na Rusizi. Zikazaba zifite amapost cyangwa substations 83. Tukajya noneho no kumira mibiro muto abaturage bafatiraho ariyo low voltage. Tukaba dufite societe dukorana nayo ariyo bita Spencon Service Limited, ikaba ifite kuzatwubakira ibirometero 306, ikaba zigomba kuzaseriva abaturage bari hejuru y'ibihumbi 16. Muri uyu murimo wo gukwirakwiza umuriro muri iyi ntara nta wakwibagirwa igikorwa cy'indashyikirwa cyo kugeza amashanyarazi ku kirwa cya Nkombo.
hano ku Nkombo twacanaga tuguze peteroli, ariko ubu ngubu kubera ko umuriro watugezeho turacana nta kibazo, no ducuranga na radio nta kibazo, tutaguze amabuye. Twatangaga amafaranga kugira ngo tujye gusharisha za telefone twomutse nka Kamembe, naho ngaho zo kuyogishesha byasabaga tujya Kamembe, ariko ubu ngubu dufite aho tujya twiyogesheshereza byadusanze nta kongera kuruha. Kugira ngo tujye gutwara umuriro Nkombo byaratugoye nkuko umuntu wese ashobora kuba yabibona. Twambutse amazi metero zigera kuri 700. Metero zigera kuri 700 ntabwo aricyo cyari ikibazo cyane, ahubwo no kuvuga aho twari gushira amapirone yacu bicukuye igibuze za kuzimu bahita kugera ku mazi, ugasanga izo fondasiyo z'ayo mapirone zitari zoroshye. Ikindi cya kabiri, amapirone yakoreshejwe yari amapirone special ku buryo yari afite uburebure cyangwa ubutumburuke kujya hejuru metero 48 kuri buri imwe, ubundi zindi sanzwe ziba ari metero 22. Amashanyarazi yabashije komuka ikiyaga cya Kivu akajya ku Nkombo. Umuturage wese wa Nkombo nibwo buhamya tuma nibyo atubwira, muzashimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika batugaruriye agaciro, natwe dufite amashanyarazi. Ni za success story yo kubona ari nka za connection nshyashya kandi zasabye ubuhanga n'amafaranga menshi. Icyo umuntu ahita abona akigera muri iyi ntara nuko ubona hakeye, haba mu midugudu haba mu masantere y'ubucuruzi. Hari n'amasantere manini ariko yari yarirengagijwe hambere aha ntiyatera imbere, ariko ubu aho baboneye amashanyarazi urabona ko hahindutse ikintu kinini. Santere ya Karengera ni santere nayo ikomeye, ikaba yarahoze inakomeye na mbere hose, nyamara ikaba itarigeze ihabwa amashanyarazi. Ubu abaturage bagera kuri 500 bo muri iyo santere bafite amashanyarazi. Muri ayo masantere rero ubuzima bwahise buhinduka. Hari abemeza ko ruriya rumuri rwaka hanze ngo rumurikira n'ubwenge bw'umuntu akarushaho gusobanukirwa. Biragaragara ko amashanyarazi hageze hahita haza impinduka, yaba mu myumvire ubwabyo tubona ko ibintu byahindutse. Twebwe Karere kacu n'ak'ikiraro, ariko iyo urebye imirenge myinshi aho amashanyarazi yageze tubona haje ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Usanga bamwe batangiye kuzana imashini zisya zikoresha umuriro, abandi bashinze amasalo de coiffure, abandi bazanye za photocopieuse, ku buryo usanga hagenda haza ibintu byo gusudira, ibintu by'ubukorikori bikavuka kandi bitahabaga, bityo tukagenda tubona imirimo cyane cyane y'abari n'abategarugori n'urubyiruko, bigatuma rwa rubyiruko rwacu rutangira kuva mu buhinzi nabwo rutakoraga neza rujya mu mirimo itari y'ubuhinzi kandi ibazanira amafaranga. Uretse izo mpinduka z'ibintu biri materiel gusa, ariko biranadufasha no mu mpinduka z'imitekerereze. Umuntu wabaga aho ngaho saa 12 akaba yafunze yaryamye, umuntu wabaga aho ngaho azi ko kubita ifumba mu ziko agasohoka ashakisha inzira agakanda buto gusa umuriro kaka, niba afite umwana mu ishuri nimugoroba ari umwanya wo gukurikira radio televiziyo, nabyo uburyo bigenda byongera ukurikije uko umuriro ugenda ugera hano, kuko ntiwagura televiziyo kuzaza guparika hariya. Muri iyi ntara koko rero hagenda havuka imirimo mishya ishingiye kuri uyu muriro, bijyanye nanone no gutunganya ibikomoka ku buhinzi. Ufashe nk'isantere ya Kibirizi hano Rubengera, ufashe santere mu mujyi wa Kibuye, ugiye muri santere ya Birambo ari muri Gashari, ugiye muri santere ya Mugo cyangwa Gishyita, ni ukuvuga ngo hari ibikorwa ubu hano ugiye nka mu murenge wa Rwishyura. Ubwo rwanda rw'Akawunga rumaze gutera intambwe ishimishije cyane, kuko ubu rugemura amashuri hano muri Karongi ndetse no muri za Rutsiro. Amasoko yacu hano muri Karongi rurayaha iyo fuye nziza cyane, bakuramo ubwoko bwa mbere, ubwoko bwa kabiri, ibiryo by'amatungo, ibyo bita umuceri w'ibigori. Ibyo byiciro byose biba bifite abakiriya bacu, ndetse ubona ko dusigaye tunohereza no mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo mu isoko tugirana buri wa gatanu. Dufite inganda ebyiri z'icyayi nini, uruganda rwa Gisovu rutunganya icyayi gihora ari cyambere ku isoko, hari uruganda rwa Gasenyi narwo ni urushyashya, imwe muri kondisiyo yari yabitindije umuriro utarahagera, ariko wo muri ruhagereye ubu uruganda rwatangiye gukora, rurakora producer. Kandi si icyayi gusa, ubirebye n'indi mirimo ihakorerwa isaba umuriro w'amashanyarazi, ibyo byose bituma uruganda rwatangiye gushyira icyayi ku isoko. Aya mashanyarazi kandi ateza imbere amashuri y'imyuga, iyo soko y'ikoranabuhanga ubukungu bw'u Rwanda bugomba kubakirwaho. Byahoze ari Eto Kibuye, ubu ni ishuri ryashyizwe ku rwego rukuru ndetse ku rwego rw'intara yose, ekipoma irimo, ariko cyane cyane nk'ibintu birebana na mekanike automobile, ibintu by'imodoka, ni ibintu byose udashobora gukoresha udafite umuriro w'amashanyarazi. Ahangaha barategura icyo basigaye bita agakiriro, twari dusanzwe tuzi ku izina ry'agakinjiro. Ahantu tugiye kubaka agakiriro ni hano hafi y'akarere, rezatori zitandukanye, abantu barakora ibintu bitandukanye kandi bibaha amafaranga
bakomoye ko bafite ayo mahirwe yo kuba bafite amamashini akoreshwa n'aya mashanyarazi. Mu mvugo rusange tukita agakiriro twasanze ari imvugo mbi dushyiramo agakiriro ko ahantu bakora imirimo ariko bakiza, ni ahantu tuzakusanyiriza abanyamyuga batandukanye, abanyabukorikori butandukanye bakaba bafite abikorera. Noneho ariko tuzanagena na za kontwari hirya no hino aho ibintu byabo bajya bigurishiriza. Hari n'ikindi kigo tugiye kubaka dufatanyije n'abasuwisi nacyo cy'imyuga ahangaha Rubengera, turashaka ko nacyo cyaza kikajya hano Rubengera kikamengerana n'ako gakiro twavugaga, ku buryo formation y'abo bantu bakora aho ngaho yaba mbese nk'ishuri ribyara abantu, kandi twateguye nanone guhita babona aho bakorera imirimo y'ibyo bise. Hafi yaho hari ibarizo ryahoze rikoresha ibyuma bikoreshwa n'amaboko gusa, none basigaye bafite amashanyarazi. Uyu ni umwe mu mirimo itari y'ubuhinzi, cyane cyane nko kubajisha iranda byaratuvunaga, ariko aho haziye amashanyarazi ubu ngubu dukoresha amamashini, imirimo yacu ikarushaho kwihuta cyane. Nk'urugero naguha rwo hafi aha ngaha, hari nk'inzugi twakoze ejo bundi, dukora inzugi 50 mu gihe cy'umweru kimwe. Nubwo tutaza kugira amashanyarazi twari kuzikora nk'ukwezi cyangwa se hafi amezi 2 dukoresheje imbazo. Ubwo rero tukabona iterambere rirushaho kugenda neza, natwe tukarushaho kwiteza imbere mu ngo zacu. Bijyanye n'imirimo itari y'ubuhinzi nabyo hari aho tugenda tubibona, udusantere twagiye tubona amashanyarazi. Ahageze amashanyarazi babonye indi mirimo, za salon de coiffure, inganda, za atelier, za menuiserie, zikora mekanike n'ibindi. Imibare